Shuti mukunzi w'umurongo wo kwezwa, reka ngusuhuze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Uyu munsi tugiye gukomeza ihame ritubwira Imana mwana. Cyane cyane tukaba turi bwibande ku gusobanukirwa cyangwa se kurebera hamwe ibiranga ubumuntu bwa Yesu Kristo. Mbese yarafatikaga, mbese yahagaragariye abantu cyangwa se yagize abo agendana nabo, abasangira nabo. Yohana umwe mu bigishwa be agira uko atubwira mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza wa gatatu, aho agira ati: uwahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho, ari we jambo ry'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwarerekanywe, turabubona, turabuhamya, kandi none turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese, tukabwerekwa. Ibyo twabonye tukabyumva nibyo tubabwira, kugira ngo namwe mufatanye natwe, kuko ubwacu dufatanije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Imana igufashe muvandimwe, kugira ngo igihe ugiye gukurikirana iki kiganiro, Mwuka Muziranenge abashe kumurikira umutima wawe, kugira ngo usobanukirwe n'impano itangaje Imana yatanze, ari we ncungu y'abari mu isi, Yesu Kristo. Uwo muri kumwe muri iki kiganiro ni KAYISHEMA Joel. Reka duhe ikaze mushiki wacu Claudine adufashe mu isengesho mbere yuko dukomeza iki kiganiro. Reka twicishe bugufi dusenge. Twongeye kugushimira Data twese uri mu ijuru. Turagushimira Mana nziza, turagushimira Mana y'urukundo, turagushimira ibyo dukorera byose mu buzima bwacu tutabikwiriye. Turagushimira ukuntu turinda, turagushimira ko aba ari wowe ugena ibihe byacu turi muri iyi si, ko duhumeka, ko tubayeho, aho tujya hose atari ukuboko kwawe Mana nta na kimwe ukwishoboza. Turagushimira rero kuri Imana yacu, kandi uri Imana dukunda, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tujye kwiga ijambo ryawe muri uyu mwanya. Mbere ya byose tukweretse intege zacu nke nk'abantu, tukweretse ibyaha byacu, tukweretse ibicumuro byacu, Data wa twese, ngo amaraso ya Yesu Kristo yamenetse atwoze, atweze, kandi Imana duhagarare nk'abatacumuye tubikesha amaraso ya Yesu imbere y'ubwiza bwawe muri uyu mwanya. Ufungura imitima yacu, ufungura amatwi yacu, isezerano ryawe ry'umwuka wera ritumamukire muri uyu mwanya, kugira ngo ibyo tugiye kwiga tubisobanukirwe, ari we kudusobanurira. Dusabiye ugiye kutwigisha ngo umukorere mu Mana, amagambo ye abure, ahubwo ubwiza bwawe aribwo bumumanukira, maze avuga ibyo ushaka Mana. Komeza uturindire hano, kugira ngo ahantu duhurira tujye tuhabonera imigisha myinshi, turusheho gukura tugukunda, kandi turusheho gukomera mu rukundo rwawe. Turakwiha muri byose, ibyo ubona bidukwiriye bizatugeza iwawe, ari byo tugenera none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mbega igitambo cy'amaraso y'umukiza wapfuye ari njyazira, yabambiwe ku musaraba, abitewe n'urwangunda cyane, n'urukundo rutangaje mwami wanjye, kugira ngo wemere baramupfira. Urukundo ruhebuje nirwo rwamuteye kumvira. Mbega urukundo rutangaje, ngo ruratuma ncungura. Uyu munsi rero nk'uko bimeze, tugiye gukomeza. Mwibuke ko turi muri ya mbumbe ikubiye hamwe amahame adufasha kumenya Imana, tukaba tukiri ku ihame rivuga Imana umwana. Ubushize twatangiye bigendanye no gusobanukirwa na kamere ebyiri ziranga Yesu Kristo. Twarebye ubumana bwe, aho bushingiye, kigaragaza ko ari Imana. Uyu munsi tugiye kwinjira mu mugabane utubwira ibiranga ubumuntu bwe. Noneho dukomeze tureba uburyo Yesu Kristo yari Imana ariko yari n'umuntu.
Hari isomo uyu munsi ridufasha kwinjira neza mu kigwa cyacu, riboneka mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 14 turasoreza ku murongo wa 17. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, uri kuvugwa hano ni Yesu Kristo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abone uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye, keretse urubyaro rwa Aburahamu. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Iri somo riradufasha kwinjira neza mu kigwa cyacu cyangwa se mu cyigisho turi kurebera hamwe, kugira ngo dusobanukirwe tumenye mbese ni ibiki biranga ubumuntu bwa Kristo. Nk'uko tubona muri Zaburi ya 8 umurongo wa 5, hatubwira yuko Imana yaremye umuntu yenda kumugira nk'abamarayika haburaho gato. Ibi niko umuhimbyi wa Zaburi yabibonye, yabivuze muri ubwo buryo. Kandi byanditswe bigaragaza Yesu nk'uwacishijwe bugufi, abamarayika basumbaho gato, nk'uko tubibonye hariya mu Baheburayo igice cya 2 umurongo wa 9 ho, ngo ahubwo tubona Yesu wacishijwe bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato. Tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba ku mwambaro w'urupfu yapfuye, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongerera abantu bose urupfu. Kamere ye ya kimuntu, nk'umuntu ntabwo yaje afite kamere ya kimuntu isumbye abantu bafite. Yagombaga gushushanywa na bene se. Abo bavugwa rero ni twebwe cyangwa se ni abantu, ikiremwa muntu. Kristo yagombaga kuba umuntu mu buryo bwuzuye. Uwo wari umwe mu migabane igize umurimo we. Ntabwo Kristo yigeze anyurana natwe cyangwa atandukana natwe. Habona ngo Kristo yagombaga kuba umuntu mu buryo bwuzuye. Ibyo bikaba ari umwe mu migabane igize umurimo we. Kuko iyo aramukaje gucungura abantu cyangwa se ikiremwa muntu, agacungura mwene muntu ari marayika cyangwa se agaragara nk'Imana, ari Imana ije gukora icyo gikorwa, byari kuba ari ikibazo. Ntabwo gucungurwa kwari guha gushyitse. Niyaza akabikora nka marayika wenda yambaye ishusho ya marayika, nabwo ntibyari kuba bishyitse. Yagombaga kuba Adamu wa kabiri. Nivuga ngo na Adamu waje gusimbura Adamu wa mbere wagomye, wacumuye, wanyuranije n'amabwiriza y'Imana. Habone kuza guhagarara kugira ngo abe Adamu mushya. Abamwizera, abamwemera bakaba ari urubyaro rwa Adamu wuwo wemeye kugendera mu bushake bw'Imana. Niyo mpamvu yitwa Adamu wa kabiri. Kuba umuntu rero bivuze ko yari afite ibiranga kamere muntu, kandi ahuza nabo umubiri n'amaraso, nk'uko twabisomye muri somo twahereyeho. Kamere ya kimuntu yagiraga ibyifuzo bisanzwe by'umubiri n'intekerezo. Kristo yari umuntu utekereza nkatwe, ugira ibyifuzo nk'ufite umubiri nyine. Bimwe mu bintu biranga abantu ni uko umuntu ashobora kugira inzara. Yesu nawe yarasonzaga. Yesu yagiraga inyota nk'uko natwe tuyigira. Yesu yararuhaga akananirwa, umubiri ukananirwa nk'uko natwe tunanirwa. Ndetse yabashaga kugerwaho nawe n'umubabaro. Hari amasomo atandukanye tubona muri Bibiliya agenda ahamya neza ibi tumaze kuvuga. Iyo tubonye muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 2, tubona yuko nyuma ya minsi 40 n'amajoro 40 asenga, Yesu Kristo yagize inzara ngo arasonza. Amaze gusonza, Satani wari uraho, wari wamwoze runono akomeza kumukurikirana uhere kuri Yorodani ubwo Yesu yabatizwaga. Satani yumvise ijwi rivuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Abona mwuka wera amanuka mujyaho ahamya ibye. Arangije aravuga ati narinzi ko yapfuye mu gihe nicishaga abana mu gihe cya Herode, none burya aracyariho. Arangije aravuga ati ntabwo agomba kuncika, ngomba kumukurikirana. Yesu mu gihe ari gusenga ari mu butayu, avugana na Data wa twese wo mu ijuru, asengera umurimo agiye gutangira, urugamba agiye gutangira rukomeye. Ntabwo Satani yigeze ajya kure, yabaye hafi aho. Aravuga ati ibyo narindimo byose ngomba kuba mbikize ku ruhande. Abantu bo imyaka maranye nabo, ibyaha bamenyere kubikora, nubwo ntaba nahari barakomeza ritime bari bariho. Ababi bakomeza gukora ibibi, ariko Satani we avuga ati ndindiriye kugira ngo ndebe ikigomba gukurikira urugamba. Maze agiye kubona, abona ngo Yesu arasonza. Abonye yuko agize inzara, aravuga ati rero
ndatomboye, aho nafatiye Adamu wa mbere kunda nawe niho ndamufatira. Arangije ahita asimbuka ngo abatura icyo abonye hafi aho, ahita abatura ibuye, aravuga ati niba uri umwana w'Imana hindurira ibuye umutsima. Yesu arangije aramwihaniza, aramubwira ati umuntu ntabwo atungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Imana ihimbazwe. Icyo kigeragezo Kristo yaragitsinze. Hano rero tubona ko ikigendero singiye kuvuga uburyo yahanganye n'urwo rugamba n'ibigeragezo yahuye nabyo, ahubwo nvuga ngo nawe yarasonzaga, kandi mu gusonza Satani niho yahereye. Tugomba kwitonda igihe duhuye n'ikigeragezo cy'inzara. Satani habubwo ashobora guhera kuri iyo nzara cyangwa se kuri ibyo byifuzo by'uko dukeneye icyo kurya, icyo kunywa, maze agaheraho akaba yadukorera ishyano cyangwa se akaba yatugusha mu mutego. Ndetse nanone tubona mu gihe Kristo yari ari ku musaraba, nk'uko tubona mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 19 umurongo wa 28, tubona ko Kristo yagize inyota. Noneho arangije avuze ngo mfite inyota. Barangije bafata sponge cyangwa se eponge. Sponge ari byo muri yabasobanura ngo ni spongo, bayikoza mu nzoga isharira, bashyira ku rubingo, baramuhereza ngo anyunyuze. Noneho nanywa ikiyobyabwenge, atubwenge, atuka Imana, akora ibidakorwa, noneho Uwiteka atandukane nawe. Ariko ngo arangije yumvise ko nubwo aragize inyota, yumvise ko atari amazi bazanye, aranga, yanga kuyanywa, yanga kunywa iyo nzoga. Hano rero nuvuga ngo Kristo nawe yagiraga inyota nk'uko natwe tuyigira. Ndetse no mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 4 umurongo wa 6 tubona uburyo Kristo yabwiye wa Musamariyakazi baganiraga, avuga ati mpa amazi yo kunywa. Undi ati ni gute ushobora kunsaba amazi yo kunywa? Tubona mu gice cya 4 umurongo wa 6 Abayuda n'Abasamariya nta usangira n'undi, nta nushobora kugaburira undi, none urasaba amazi gute? Yesu arangije anamubwira ati abaruzi ugusabye amazi nawe wakamenye ko yabasha kuguha amazi y'ubugingo. Iki kiganiro bagiranye cyabaye ikiraro cyiza cyane cyo gutuma abantu bo muri ako gace b'Abasamariya babasha kugerwaho n'ijambo ry'Imana. Icyo kiganiro uzagisome neza mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, uzabona uburyo Yesu Kristo aganira n'Umusamariyakazi. Kugira inyota kwe kwatumye noneho biba uburyo bwo kugezaho abo bantu ijambo ry'Imana. N'uriya mugore nawe wari warabaye iciro ry'imigani, uwo munsi anywa ku isoko y'ubugingo, asobanukirwa na Yesu wari we, aramwakira kandi amwakira nk'umwami n'umukiza we. Yasize intebe y'umwami yase, yemera kunyitangira ngo nkire, nari mbuze ko na ruguru, imbabazi ze zirangoboka, maze urukundo rwe runtera umunezero, mererwa neza mu mutima wanjye. Urukundo ruhebuje nirwo rwamuteye kumvira. Tubona nanone amasomo muri Matayo 26 umurongo wa 21, uburyo ijambo ry'Imana ritwereka ko Kristo yabashaga kugira umunaniro. Tuzi uburyo yafashe igihe cyo kugira ngo agire uburyo bwo kuruhuka n'ahantu ho gusengera. Ndetse no mu gice cya 8:24 tubona ko Kristo yajyaga afata umwanya wo kugira aho yiherera. Mu murimo we rero kwitangira abandi yerekanaga impuhwe. Kristo yari umunyampuhwe. Uburakari butewe n'ishyaka n'agahinda, ibyo byose yabashaga kurakarira ikibi, agafuhira umurimo w'Imana, agafuhira icyubahiro cy'Imana, nkuko tubona muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 36 ndetse na Mariko igice cya 3 umurongo wa 5. Rimwe na rimwe yacikaga intege, akababara, ndetse hari n'ubwo yarize. Tubona ijambo ry'Imana tubwira ko Kristo yarize mu bihe bitandukanye. Igihe Lazaro bavugaga iby'urupfu rwe, agiye kumuzura, areba abantu bari aho ngaho, uburyo rwose bagaragaza agahinda ariko k'uburyarya, arangije ararira, arize. Ibyo ngibyo tubibona mu ijambo ry'Imana, maze abantu bati nimurebe ukuntu yamukundaga we. Ariko se Yesu yararijijwe n'uburyo nubwo agiye kumuzura bazongera bakamwica. Yagiraga amarangamutima nk'ayo natwe tugira, bikamugaragaraho.
yasenganye amarira kandi ataka cyane kugeza n'ubwo abira ibyuya by'amaraso. Ibi tubibona muri Luka 22:44 ndetse no mu Baheburayo 5:7. Imibereho ye yo gusenga yerekanaga uburyo yari yishingikirije mu buryo bwuzuye kuri se, nk'uko tubibona muri Matayo 26:39 kugeza 44, ndetse na Luka 5:16 kimwe n'igice cya 6:12. Hari n'andi masomo menshi ubasha kureba muri Bibiliya akaguhamiriza ibyo ngibyo. Yesu yasogongeye ku rupfu, ni ukuvuga ngo yarasinziriye nk'uko twabibonye ubushize, yarapfuye arahambwa, ariko noneho ikigeretse kuri ibyo arazuka. Ibi rero tubibona muri Yohana 19:30 ndetse no 34. Haravuga ngo Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye. Matayo we yavuze uburyo ngo yabyanze na Luka, ariko noneho ngo acurika umutwe umutima uraca. Uwo munsi wari wo kwitegura Pasika, kandi Abayuda ntibashaka ko imibiri iguma ku musaraba ku isabato, kuko iyo yari isabato y'umunsi mukuru. Niko gusaba Pilato kubavuna amaguru ngo babamburwe. Ngira ngo ubushize twarabibonye uburyo wari umuco wabo mu gihe byabaga isabato yagonganye n'iminsi mikuru, wari umunsi mukuru wa Pasika. Uretse na Pasika gusa n'ikindi gihe iyo byabaga bigonganye n'iminsi mikuru, kandi hari abantu abaromani bakatiye urwo gupfa mu buryo bwo kugira ngo bubahirize umuco w'Abayuda, cyangwa se isabato y'Abayuda bayitaga y'Abayuda muri icyo gihe, kuko bari abaromani babakoloniza. Kugira ngo yubahirizwe neza hatari imibiri y'abantu iri ku misaraba, babavunaga amaguru mu buryo bwo kwihutisha urupfu rwabo. Niho twabonye ko bageze kuri Kristo bagasanga yamaze gutanga, noneho umusirikare wo kugira ngo bamuvune amaguru bamutera icumu mu rubavu. Ntiyazutse ari mu mwuka, ahubwo yazutse ari mu mubiri. Tubona ko Kristo yarapfuye. Hano tubonye uyu murongo wa 30 ngo Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe umutima uraca. Umutima uravuga ngo yarapfuye nk'uko umuntu wese yapfa rwose, akavuga bati birarangiye. No kuzuka kwe rero ntabwo yazutse ari mu mwuka, ahubwo yazutse ari mu mubiri. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 24:36 kugeza 43. Nuvuga ngo yazutse afatika, ntabwo Yesu Kristo yazutse adafatika. Reka wenda tuhasome kugira ngo bidufashe ahantu tuhagendane neza. Yesu yiyereka abigishwa be, ni ukuvuga ngo nyuma yo kuzuka kwe abantu baramubonye. Bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe. Aha ni muri rwa rugendo rujya Emawusi. Maze barikanga, bagira ubwoba bwinshi, bagira ngo ni umuzimu babonye. Arababwira ati ikibahagaritse imitima ni iki, kandi ni iki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari jye ubwanjye, ndetse nimunkoreho. Urumva ntabwo umwuka wawe ukoraho. Yesu ati nimunkoreho murebe, kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. Avuze ibyo abereka ibiganza bye n'ibirenge bye. Nuko neza neza bikibabujije kubyemera, bagitangara arabaza ati hari icyo kurya mufite hano? Bamuha igice cy'ifi yokeje, aracyakira akirira imbere yabo. Wumve rwose, kugira ngo babashe gusobanukirwa bamenye ko atari umuzimu. Urugero yagezeho mu kwisanisha na kamere muntu ni uruhe? Bibiliya yerekana ko Kristo ari Adamu wa kabiri, nk'uko nari nigeze kubivuga. Yari afite kamere imeze nk'iy'abantu b'abanyabyaha, cyangwa yari muri kamere y'umuntu w'umunyabyaha. Tubivuge muri iyo mvugo, nk'uko tubibona mu Baroma igice cya 8:3. Kubera iki? Ntabwo Kristo yavutse ngo avuke ku waremewe ku yindi si itaracumuye. Yavukiye mu kiremwa muntu, mu rubyaro rwa Adamu wacumuye. Muri kamere y'umuntu w'umunyabyaha nibwo Kristo yavukiye. Abaroma igice cya 8:3. Hari igihe rimwe na rimwe umuntu ashobora kuvuga ati Yesu rwose wivuga ko yavukiye mu banyabyaha. Oya nibyo Bibiliya ivuga. 3 aravuga ngo kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamere witeka. Nuvuga ngo Kristo yavutse afite umubiri, kandi abarwa mu rubyaro rwa Adamu cyangwa se mu muryango wacumuye, ariko noneho araza ahangana n'icyaha, ntiyabasha gukora icyaha, agaragara ari umuziranenge, abindashyikirwa mu bijyanye no gukiranuka, kandi wambaye uyu mubiri. Mbese ni ku rugero rungana iki yisanishije cyangwa se yahindutse akisanisha n'inyoko muntu? Ntibyoroshye kubona ubusobanuro umuntu yatanga, cyangwa se ubusobanuro burambuye mu magambo ya nyayo
iyo kamere imeze nk'iy'abantu b'abanyabyaha cyangwa se kamere y'umuntu w'umunyabyaha, kugira ngo ubashe kubisobanura uburyo Kristo icyo kintu cyashobotse, ni igikorwa cyakozwe mu buryo ndengakamere buruhije umunyabyaha, umunyantege nke kugira ngo abyumve. Kudasobanukirwa rero byateye amakimbirane no kutumvikana mu mateka y'itorero rya Gikristo. Hano kavuga ati ni gute Imana ibasha guhinduka umuntu? Mbese byashoboka bite ko umukiranutsi Yesu Kristo yaba atarakoze icyaha? Ugasanga abantu barasa naho babijyaho impaka, ariko byarashobotse, byarabaye. Yari muri kamere y'umuntu w'umunyabyaha cyangwa se yashushanyijwe na kamere y'icyaha. Inzoka twavuze yamanitswe mu butayu. Ubushize twigeze kuvuga ibijyanye n'inzoka yamanitswe mu butayu, abantu bakabwirwa uburyo bagomba kuyihanga amaso, kandi iyo nzoka ikaba yarashushanyaga Kristo uzamanikwa yahindutse ikivume. Hano rero iyo nzoka twigeze kuvuga yamanitswe mu butayu idufasha gusobanukirwa na kamere y'ubumuntu ya Kristo. Nk'uko inzoka z'ubumara zashushanywaga n'inzoka y'umuringa yamanitswe kugira ngo abantu nibayirebaho bakire, ni nako umwana w'Imana yagombaga gushushanywa na kamere y'icyaha kugira ngo ahinduke umukiza w'isi. Mbere yo kwigira umuntu, Kristo yari Imana. Ibyo bivuga ko kuva mbere na mbere yari afite kamere y'ubumana, nk'uko tubibona muri Yohana, mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 1:1 havuga ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana. Ndetse no mu Bafilipi, Pawulo yandikira Abafilipi hari ubwo nanone yongeye gusobanura ibijyanye na kamere ya Kristo cyangwa se uko yari ateye kugira ngo abantu be kubishidikanyaho. Ibyo ngibyo ushobora kubisoma mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 6 na 7. Reka tuwarebe twumve. Uwo nubwo yabanje kugira kamere k'Imana, urumva arahuza na Yohana aho avuga ati mbere na mbere hariho Jambo kandi Jambo yari Imana. Noneho Pawulo waravuga ati uwo nubwo yabanje kugira kamere k'Imana cyangwa se nubwo mbere yari afite kamere y'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Ni ukuvuga ngo yashoboraga kugundira kamere y'ubumana akigumira ntahitemo gucungura umuntu. Ariko noneho hari icyo Kristo yakoze, ngo ahubwo yisiga ubusa, ariyambura, yivanaho, ashyira ku ruhande ako kamero k'ubumana. Noneho ngo ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Amen. Ntiyanga no gupfa, noneho ikindi ngo araganduka. Noneho ikibabaza rero ni igihe tubibigande twe nta nicyo turicyo, tubigande mu ruhe rwego. Kristo we ngo aca bugufi, afata ubumana bukira ku ruhande, arangije araganduka, yemera gupfa urupfu rwo ku musaraba. Mu gufata kamere y'umugaragu yashyize ku ruhande iby'icyubahiro by'ijuru, yahindutse umugaragu wa se, nk'uko tubibona muri Yesaya 42 umurongo wa 2, kugira ngo asohoze ubushake bwa Data wa twese. Niyo mpamvu iteka no gusenga ko yavuga ati Data bye kuko ashaka ahubwo bibe uko ushaka, kugira ngo asohoze ubushake bwa Data wa twese. Yambaye umuntu mu cyimbo cy'Umwana bwe, yari afite kamere imeze nk'iy'abantu b'abanyabyaha. Ngo yiyambuye kamere y'ubumana, yambara kamere imeze nk'iy'abanyabyaha, y'abantu b'abanyabyaha, cyangwa se mu yandi magambo yari muri kamere y'umuntu w'umunyabyaha. Ubundi nanone ubasha kubisobanura ko yashushanyijwe na kamere y'icyaha, nk'uko tubibonye mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 3. Ibyo nyamara ntibivuze ko Yesu Kristo yabaye umunyacyaha cyangwa se umunyabibi, cyangwa se ngo asangire n'abanyabyaha ibikorwa bibi n'ibintekerezo zanduye. Nubwo yari muri kamere y'umunyabyaha cyangwa yashushanyijwe na kamere y'icyaha, ntiyigeze akora icyaha, kandi ukudakora icyaha kwe ariko gukiranuka ntabwo bishidikanywaho. Niyo mpamvu n'uyu munsi wa none yitwa umuneshi. Yari Adamu wa kabiri nk'uko twigeze kubivuga. Mu kwerekana isano iri hagati ya Adamu tubona muri Bibiliya, Adamu wa mbere na Kristo, Bibiliya yita Adamu umuntu wa mbere, na Kristo ikamwita Adamu wa kabiri cyangwa se umuntu wa nyuma, nk'uko tubona mu rwa mbere rw'Abanyakorinto igice cya 15 umurongo wa 45. Ibyo rero bikaba bishaka kuvuga iki? Nyamara Adamu yari afite akarusho ugeranije na Kristo. Ngaho rero twabihuza dute? Adamu wa mbere tubona mu itangiriro, mbere yo kugwa yabaga muri paradizo, yari afite umuntu butunganye, akanagira intekerezo n'impagarike bizima. Nyamara ibyo siko byari bimeze kuri Yesu Kristo. Igihe yambaraga kamere muntu, inyoko muntu yari imaze igihe cy'imyaka 4,000 iri mu buhenebere bw'icyaha.
nuvuga ngo ntabwo Kristo yavukiye muri paradizo. Ndetse tubona amateka aho bavuga abantu ubwabo babahamije bati nta cyiza cyaturuka i Nazareti. Yavukiye n'ahantu abantu bazwi yuko ari abanyabibi, ari abanyangeso mbi, bavuga bati nta cyiza cyaturukayo. Kugira ngo acungure abangijwe n'icyaha, Kristo yambaye kamere muntu ugeranije n'iyo Adamu yari afite ataracumura, yuzuye gucika intege mu mubiri no mu by'umwuka, nyamara ntihigeze akora icyaha. Nuvuga ngo Adamu we mbere yaguye, umubiri we impagarike yose yari nzima rwose, mu gihe Kristo we yavukiye muri kamere ya kimuntu, yamaze gucibwa intege n'icyaha n'umunyacyaha bw'abantu ndetse n'intege nke mu buryo bwa mwuka, ariko noneho ntiyigera akora icyaha. Igihe Kristo yambaraga kamere muntu, yazahajwe n'ingaruka z'icyaha, nawe yahindutse umuntu uhura n'ibintu by'uburyo bwose bituma umubiri ucika intege kandi ugahura n'ubumuga ndetse n'uburwayi. Kamere ye yari ifite ibimutera intege nke, kandi ubwe yishyizeho ubumuga bwacu, yigerekaho n'indwara zacu, nk'uko tubibona mu Baheburayo igice cya 5 umurongo wa 2. Ndetse twanabonye muri Yesaya 53 bavuga ngo byasaga naho tumwima amaso. Bitewe n'iki? Bitewe naho yavukiye, bitewe n'umubiri yavukiyemo n'umuryango yavukiyemo. Ndetse tubibona no muri Yesaya 52 umurongo wa 4. Yiyumvagamo intege nke, byabaye ngombwa ko asenga asaba cyane kandi ataka ndetse anarira, abwira uwagombaga kumukiza urupfu. Tubona uburyo byageze igihe abwira n'Imana Data ati Data niba bishoboka igikombe kindenge. Urumva ko yagiraga intege nke, akumva ndetse n'akantu kako bakaraje, ariko noneho yareba hirya akitegereza abazaturuka mu kunesha kwe, arangije ati Data umugambi wawe nuko abantu bakizwa, nuko haboneka bazava muri iyi si bagataha ubwami bw'Imana, nuko hagomba kuboneka abaneshi kandi bazaboneka uko nitanze, ati byeye kuko shaka ahubwo biko ushaka. Yisanishije n'ibyifuzo ndetse n'intege nke by'inyoko muntu. Bityo rero ubumuntu bwa Yesu nibuhwanye n'ubwa Adamu, haba na mbere na nyuma yo gucumura. Ntibwari nk'ubwa Adamu kuko yari umuziranenge, nyamara akikorera ibyaha by'inyoko muntu yagomye. Ubumuntu bwe kandi ntibwari bwaracumuye, bwari ubumuntu nk'ubwacu ariko butarangwamo icyaha. Kuvuga ngo Kristo yarageragejwe, Kristo yahuye n'urugamba nk'uko natwe duhura n'urugamba, ariko noneho yavutse mu gihe kigoye. Ni buryo cyise ibigeragezo byagize ingaruka kuri Kristo. Niba yarageragejwe nk'uko natwe tugeragezwa, akaba yarahuye n'urugamba rwo guhangana n'ikibi mbona nkubone, byagenze bite? Mbese byari mworohe cyangwa byari mukomere gutsinda ibyo bigeragezo? Uburyo Kristo yahanganye n'ibigeragezo biduhamiriza ko yari umuntu. Yageragejwe ku buryo bwose nkatwe, nk'uko tubibona mu Baheburayo igice cya 4:15. Kuba Kristo yarageragejwe rero mu buryo bwose nkatwe, bitwereka ko yari afatanije natwe kamere muntu. Kugeragezwa no kuba yarashoboraga gucumura byari ibintu biboneka muri Kristo. Iyo aba atashoboraga gucumura, ntiyari kuba ari umuntu by'ukuri kandi ntiyari kutubera urugero. Kristo yambaye kamere muntu n'ibyashoboraga kuyibaho byose, harimo no kuba yatsindwa n'ikigeragezo. Nuvuga ngo nubwo Kristo yabaye umuneshi, ariko byashobokaga yuko ashobora no kuba yatsindwa. Ni buryo ki yashakaga kugeragezwa mu buryo bwose nk'uko natwe bitumerera cyangwa se bitugendekera. Birumvikana ko bidasobanura ko yahuye n'ibigeragezo nk'ibyo duhura nabyo muri iki gihe. Ntabwo yigeze ahura n'ikigeragezo cyo kureba gahunda mbi zihitishwa kuri televiziyo cyangwa se kuri za WhatsApp no kuri za mudasobwa n'ahandi. Ntabwo Kristo yigeze ahura n'ibigeragezo bigendanye n'ikoranabuhanga rya none. Ariko nanone tubona ko yahuye n'ikoranabuhanga Satani yamuzanye imbere. Yageze igihe amwereka iby'isi byose, abimwereka mu gihe gito, aravuga ngo nupfuka mukandamya ibi byose ndabikugabira. Nuvuga ngo Satani sekibi nawe yakoze televiziyo karahabutaka imwereka iby'isi byose, ibyubahiro, amazu azabaho, ibi babandi bajya bavuga ngo amazu ngo y'isi bazayagororerwa. Nuvuga ngo Satani yabimweretse mu mwanya muto, ati nupfuka mukandamya ibi byose. Yamwashe kumwereka n'abasirikari bari kuri za parade kwereka ati dore isi rwose irashashagirana dore ibyayo. Ariko Yesu arangije aratsinda, izina ry'Imana rihimbazwe. Hano rero ntabwo we yahuye n'ikigeragezo cya za gahunda zihitishwa ku mateleviziyo za none, cyangwa kurenza umuvuduko utegetswe n'ikinyabiziga n'ibindi tugenda tubona bitandukanye. Muri buri kigeragezo, ikibazo cy'ingenzi kandi cya buri muntu ni uguhitamo niba ushaka cyangwa udashaka guhikira mu bushake bw'Imana. Mu gusakirana kwe n'ibigeragezo, Kristo buri gihe yishyiraga mu bushake bw'Imana no guhora ayumvira. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo yaragandukaga. Binyuze mu guhora yishingikiriza ku Mana, yabashije gutsinda ibigeragezo bishishana nubwo yari umuntu. Mu bigeragezo yamuhaye ubushobozi bwo kubabarana n'abantu mu ntege nke zabo.
gutsinda ibigeragezo kwacu guturuka ku buryo twishingikiriza kuri we. Niba tutishingikiriza kuri we, gutsinda kwacu bizagorana. Gutsinda kwe kwari gushingiye ku kwishingikiriza kuri Data wa twese. Tubona yuko na kiriya gihe yagiye mu butayu gusenga asaba kugira ngo ahabwe imbaraga, ariko twebwe iyo ibintu byakomeye bigenda bite? Turarira tukaboroga, nta kwibuka Imana, nta gusenga ngo tumenye ko Imana ariyo gisubizo. Gutsinda ibigeragezo kwacu iteka tumenye ko kuzaturuka muko twishingikiriza Kristo. Yesu yavuze ati ntacyo mubasha gukora mutamfite. Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa iruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kubyihanganira. Ibi ni isezerano rihabwa abana b'Imana tubona mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abanyakorinto igice cya 10:13. Nuko rero dukwiriye kuzirikana ko ari iyobera ridasobanukira ibiremwa bipfa kumva uburyo yageragejwe mu buryo bwose nkatwe nyamara ntakora icyaha. Ni mysteri, ni amayoberane agoye. Bino tubyakira kubwo kwizera, kuko ntabwo wavuguruza Imana nta nubwo warwanya gahunda yayo. Kwizera niko kwatumye Aburahamu ahaguruka akagenda akajya mu gihugu yabwiwe ariko atarakirebesha amaso. Kwizera niko kwagiye gutuma abantu b'Imana, uzareba Abaheburayo igice cya 11, babasha kuba intwari zo kwizera n'ubu zikivugwa. Ibi rero umuntu byemera, kwizera niko konyine kubashisha umuntu kwemera ko iki gikorwa Imana yagikoze kandi cyashobotse. Ari mazingihe kirekire mujwe mwijima w'ibyaha byanjye, maze kumenya ineza yawe gukurikira mfite ibyishimo, kuko nari mbohowe ngozi mbera ndahaguruka ndagukurikira. Ikindi cya kabiri, yarababajwe ubwo yageragezwaga. Kristo yarababaye igihe ageragezwaga. Mu Baheburayo igice cya 2:18 yahawe ikuzo no gutungana binyuze mu mibabaro ye, nkuko tubona mu Baheburayo igice cya 2:10. Kuko nawe ubwe yasakiranye n'ubushobozi bw'ibigeragezo. Ibyo biduhamiriza neza ko azi uburyo bwo gufasha umuntu wese ubabazwa. Nukuvuga ngo Kristo, umuntu wese ubabazwa cyangwa se uhura n'ikigeragezo, azi uburyo abasha kumutabara. Amen. Hari ingorane zijya zibaho ugasanga umuntu abonye umuntu ari kurohama ntamenye uko amurohora, ntamenye icyo akora. None se Yesu yabinanirwa ate yarabashije kurohora Petero yararohamye? Hari n'abicwa n'inzara umuntu abireba, ugasanga umuntu neza arimo arayura arashaka ikintu cyo kurya. Yesu byamunanira bite? Yarabashije guhaza abantu 5,000. Yesu aravuga bikaba, yategeka bigakomera. None se kuki tutamwizera? Hari n'ibindi byinshi. None se ni gute wamugishidikanyaho uwazuye abapfuye, wabashije guhumuriza abantu bari baherekeje ikiri bagiye gushyingura, agakora kuri wo murambo umwana akabyuka, wabashije kuzura umwana wa Yayiro, wabashije guhamagara Lazaro agasohoka mu gituro? Uwo nguwo niki wamuburana? Niyo mpamvu dukwiye gusaba Imana kugira ngo rwose tugire kwizera. Yesu yababajwe mu buryo bwose, yabashije kubona n'uburyo yatanga igisubizo. Yewe hari n'abantu baba bari mu bitaro, bari kwa muganga barabaye indembe. Yesu yagiye agera igihe agasanga abarwayi baheze ahantu barategereje gukira bagaheba. Yesu agakora igitangaza akamubwira ati haguruka wikorere uburiri bwawe witahire, imyaka umaze ndayibona, nta n'ukikugemurira, itahire. Umuntu akagenda ahimbaza Imana. Umuntu w'Imana Yesu nta kintu na kimwe dushobora kumuburana. Yageragejwe uburyo bwose kandi azi uburyo bwose ashobora gufasha umuntu. Iki kintu tugishimira Imana, azi uburyo bwose ashobora gufasha umuntu. Yafatanyije n'inyoko muntu mu kubabazwa n'ibigeragezo nk'ibyo kamere muntu ihura nabyo. Ni buryo ki rero Kristo yabarijwe mu bigeragezo? Nubwo yashushanyijwe na kamere y'icyaha, imbaraga ze zo mu buryo bw'umwuka ntizigeze zigira ikizinga cy'icyaha na kimwe. Bityo kamere ye izira inenge yarageragejwe
gusakirana n'umubiri uko ariko kose kwaramubabazaga. Bityo rero kuko yabazwaga bigeze ku rugero rwe rw'ubutungane, ibigeragezo byaramubabaje kurusha undi muntu uwo ari we wese. Mbese Kristo yababaye bingana gute? Twabigeranya dute? Ibyamubayeho mu butayu, Getsemane n'Igorogota byerekana ko yahanganye n'ibigeragezo kugeza ubwo avuye amaraso ye. Mu Baheburayo igice cya 12:4 harabihamya, Kristo ntiyababajwe gusa ku buryo bungana n'ubutungane bwe, ahubwo yanasakiranye n'ibigeragezo birenze iby'abantu bahura nabyo. Uwitwa Wiscott yaranditse ati, kwifatanya n'umunyabyaha mu bimugerageza ntibiterwa n'uko yamenye icyaha, ahubwo biterwa n'uko azi imbaraga z'ibishuko zitera gukora icyaha, zishobora kumenywa n'utarigeze akora icyaha wenyine, kandi uzizi mu buryo bwose. Umuntu ugwa aratsindwa bone n'ubwo yaba yakoresheje imbaraga ze zose. Uwitwa Brice we yungamo nawe agira ati, nyamara yasakiranye n'ubwoko bwose bw'ibigeragezo umuntu yashoboraga guhura nabyo. Ntibyaca intege kwizera kwe cyangwa ngo bimutere kureka kumvira Imana. Bene uko kwihangana kwerekana bidasubirwaho umubabaro urenze ndetse n'umuntu usanzwe ashobora kugira. Kristo yanasekeranye kandi n'ikigeragezo kitigeze kigerereshwa undi muntu uwo ari we wese, ikigeragezo cyo gukoresha imbaraga z'ubumana mu nyungu ze bwite. Kuko yageze igihe abwira ngo niba uri umwana w'Imana, iryo jambo ngo niba uri umwana w'Imana, niba waravuye mu ijuru ukora utya. Tekereza rero umuntu aramutse aje akavuga ati ngaho niba uri afandi, noneho ni urugero, niba uri afandi ngaho igaragaze, niba uri meya igaragaze. Aho bishobora kujya ati umuntu ati ni icyaro, ukansuzugura ntuzi uwo ndiwe, noneho ukavuga uti reka nkwereke. Reba rero Yesu we umwami w'ijuru n'isi umuremyi, no kumusaraba ngo ngaho rero ngo ngaho imanure noneho tubibone. Wumva uburyo yasabwa gukoresha. Yageze igihe ajombwe ibikwasi by'amagambo, bamujomba amacumu y'amagambo ngo niba uri Imana, ari umwana w'Imana waravuye mu ijuru, bikore tubibone. Kandi yaramuka agize icyo akora, nuvuga ngo ntabwo igikorwa cyo gucungura umunyabyaha cyari kuba kigezweho. Nawe yaranditse ati, yari yuje icyubahiro mu ijuru kandi ububasha bwe bwari muri kamere ye, kandi byari mukomere kwifata akagumya kuba nk'abandi bantu bose, ntiyishyire hejuru ya kamere yabo yangiritse akoresheje ubumana bwe. Imana ishimirwe uburyo Kristo yemeye kutwitangira. Mbese ni gute dushobora guhinyura igikorwa Kristo yadukoreye, tugasuzugura ineza Imana yatugaragarije, tugasuzugura urukundo Uwiteka yatugaragarije? ntateka nshibaho kuko ndi Yesu nawe akaba ari muri jye, niwe nkesha kubaho kwanjye, negera intebe ye ntacyo ntinya, mpambikwa ikamba nkesha uwancunguye, ntabwo zahwema kumusingiza iteka ryose. Urukundo ruhebuje nirwo bamuteye kumvira, mbega urukundo rutangaje ngo ruratuma ncungura. Imana igufashe muvandimwe twabanye muri umwanya, kugira ngo muri uku kwigira ihame ritubwira incungu yacu, ritwereke uwemeye kudukuraho turi akatuvana mu henebere. Uyu mwanya tumenye ko Kristo uyu nguyu yashoboraga gucumura, ariko ntabwo yabikoze. Abakristo ntibumvikana kuri iyi ngingo yo kumenya niba Kristo yarashoboraga gukora icyaha. Twemeranywa na Philip Scaff wavuze ati, iyo Kristo kuva mu ntangiriro y'umurimo we aba yari afite ukudakora icyaha kudasubirwaho, ntiyajyaga gushobora kuba umuntu by'ukuri cyangwa ngo abe urugero rwo kwiganwa. Icyo gihe aho kugira ngo gukiranuka ko kuba ikintu akwiriye, kwari kuba impano y'inyuma apfuye guhabwa, bityo guhura kwe n'ibigeragezo bikaba nk'umukino. Uwitwa Carl Orman yongeyeho amagambo ati, igitekerezo cyo kugeragezwa nubwo gishobora gusobanurwa nticyakumvikana, kandi amagambo yakoresheje mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo ahavuga ngo yageragejwe nkatwe mu buryo bwose, ayo magambo yaba ntacyo avuze. Yageragejwe mu buryo bwose nkatwe, ariko ntiyakora icyaha.
agaragaza ko Kristo yahanganye n'urugamba rukomeye. Natwe rero bantu b'Imana, mumvandimwe unkurikiye, tumenye ko Kristo ari kumwe natwe, ndi kumwe nawe iminsi yose kugeza ku mperuka. Ni isezerano yatanze kugira ngo tumenye ko arahari kugira ngo adufashe, arahari kugira ngo atubashije gutsinda, arahari kugira ngo adutegurire kuzamusanganira. Reka Imana igire neza buri muntu wese. Uyu mwami w'amahoro, umwami wanesheje, uwaje akisanisha natwe, tumenye ko nk'uko yatsinze natwe nitumwizera tuzatsinda. Niyo mpamvu tubona mu byahishwe ngo unesha azicarana nanjye ku ntebe nk'uko nanjye nicaranye na data. Unesha ni uzajya kuri Imana yahishwe. Uwiteka tubashije kuba abaneshi binyuze muri Kristo twizera twemeye. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina ryera.